abantu benshi by'umwihariko abakristo gatolika batangaye ndetse baza byinshi umupadiri Gasigwa Alexander ko umupadiri wagize gutya asezera ku bupadiri ayoboka inzira yo gushinga umuryango. Ko umupadiri wakoraga muri diocese ya Ruhengeri paruwasi ya Mwange ikaba iherereye mu karere ka Burera, akaba yaje gutungura abantu benshi agafata icyemezo cyo gushinga umuryango. Wakwibaza byinshi impamvu nyamukuru yatumye asezera mu gipadiri ndetse agafata icyo cyemezo gikomeye, ndetse byinshi byihishe kuri we utaruzi, nibyo ugiye gusobanukirwa muri kiganiro. Iyi ni Next TV mugiye kubona ni Izayi, bahaye ikaze. Ubundi ubusanzwe uyu mupadiri Gasigwa Alexander ko umupadiri wa diocese ya Ruhengeri muri paruwasi ya Mwange, akaba yari padiri mukuru w'iyi paruwasi. Amakuru akaba avuga ko uno mupadiri Gasigwa Alexander ari kwitegura kuba yahabwa upadiri, aho yari umudiyakoni, akaba yaraje kugira gutya atera umukobwa w'abandi inda, ariko inda baza kwisha ndetse kugeraho umwana avuka. Aho uno mukobwa mu bihe bigiye bitandukanye yagiye asaba uno mupadiri kumuhindezo kugira ngo atabishyira ku karubanda, akajya amuhoza ku nkeke uko bwije n'uko bukeye. Ariko uno mupadiri agakora iyo bwabaga agashakira uno mukobwa yari yarateye inda kugira ngo abashe kubaho kandi abeho neza n'umwana we bari barabyaranye. Ibyo bikaba byaratinze, uno mukobwa n'umupadiri Alexander baza kwemeranya ko babana. Aho uno mupadiri Alexander amakuru aturuka mu bakristo ba paruwasi ya Mayange akaba avuga ko n'umupadiri yatangiye kujya abaka amafaranga y'inyubako ndetse no kubaka amafaranga y'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko bayatanga mu by'ukuri inyubako bakazibura zaba zarazamutse. Bakaba bavuga ko ari amafaranga n'umupadiri yagendaga ayakuramo ibikorwa bye bwite, ndetse akagenda ayaho n'umukobwa kugira ngo yitegure kugira ngo bazabashe kuba babana bafite imitungo ndetse bafite n'ubushobozi buhagije. Ibyo bikaba byaraje kugaragara kuri uyu wa kane, aho nyuma y'igihe gito yitashije n'icyumweru umupadiri asezeye inshingano zo kuba padiri, yanditse ibaruwa ikomeye cyane ayandikira musenyeri diocese ya Ruhengeri, aho nyuma y'iminsi mike cyane yaje guhita asezerana mu mategeko n'uno mukobwa bari barabyaranye umwana. Ni ibintu byatangaje abantu benshi ndetse batera no gukemanga abihaye Imana bamwe na bamwe bagiye batandukanye, dore ko abantu benshi bavuga ko hari abitwikira umutaka wo kuba ari abihaye Imana ariko bafitemo n'izindi nyungu bagamije, harimo kuba bafite abana hanze ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye cyane. Ngayo guko by'umupadiri Gasigwa Alexander wagize gutya ibyo kuba umupadiri aza kubishyira ku ruhande, maze ahitamo inzira yo kwibera umugabo agashinga urugo. Ese abakristo gatolika iyi nkuru muyakiriye gute, by'umwihariko abakristo bo muri diocese ya Ruhengeri? Iyi ni Next TV, mwari muri kumwe ni Izayi.